Bene data bakundwa, ndabashuje mu izina rya Kristo Yesu. Muri kumwe na Pastori Mboniga Bernard. Tugeze ku ngingo yacu ya gatandatu muri rya sengesho rya data wa twese ivuga ngo ntuduhane mu bitwoshya. Ingingo ya mbere yaravugaga ngo data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Ingingo ya kabiri ikavuga ngo ubwami bwawe buze. Iya gatatu ikavuga ngo ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Iya kane ikavuga ngo uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Iya gatanu ikavuga ngo utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe twababariye abaducumuyeho. Ingingo ya gatandatu rero niyo tugezeho, iravuga ngo ntuduhane mu bitwoshya. Ninde uzana ibishuko? Ko abantu benshi usanga bavuga bati narashutswe, baranshutse. Ninde uzana ibishuko? Ninde woshya abantu ibibi? Ninde uteza abantu ubusambanyi? Ninde uteza abantu ubwicanyi? Ninde uteza abantu inzangano? Ninde uteza abantu kwishyira hejuru no kwikuza? Ninde uteza abantu gutanga serivisi mbi mu kazi? Ninde uteza abantu ubugambanyi? Ninde uteza abantu kwiba akabateza kurya ruswa? Yewe ninde? Uyu ninde uteza abantu ubusinzi? Ninde uteza abantu kwiyandarika? Ninde uteranya umukazana na nyirabukwe agateranya abakobwa na ba nyina? Ninde wakuye umubano mu muryango agatuma abantu batagikunda n'ababo? Ninde uzana ubuvumbuzi bw'ibibi? Ninde uzana ikoranabuhanga mu byaha? Ninde uteza abantu kuba abatekamutwe, abantu bakirirwa babeshya bambura abantu twabo bakoresheje ubwambuzi bushukana kandi baranize? Ninde? Uyu nta wundi ubyihishe inyuma, ni Satani. Niwe se w'ibinyoma, niwe wihishe inyuma yewe yo gusenya ingo zigasenyuka bya hato na hato, akica umushyikirano w'abashakanye, akangiza ubusugire n'amahoro mu miryango. Niwe woshya abami, abatware n'abategetsi b'isi, akabashyamiranya, intambara zikaba zirarose, intambara z'urudaca, ibitwaro bya kirimbuzi. Yewe ni Satani se w'ibinyoma. Byanditse muri Yohana igice cya 8 umurongo wa 44. Nta kuri kuri muri we, yahereye kera ari umwicanyi kandi ni umunyabinyoma. Abantu bose baba bo muri iki gihe, ababayeho n'abazabaho, abimbata n'ab'umudendezo, abizera n'abatizera, yewe bose bahagaze imbere y'ibishuko bya Satani. Ba antikristo, abarwanya Kristo bakamurwanya mu ibanga cyangwa ku mugaragaro, bakarwanya umurimo w'Imana, ndetse n'abahanuzi b'ibinyoma benshi bamaze kwaduka kandi nta n'igihe batabayeho. Abo bose bakorana umwete bakoresha umwuka uyobya abari mu isi, ukabahuza umuremyi. Bakoresha uburiganya bwinshi, bagakora ibimenyetso n'ibitangaza ngo bayobye benshi, ndetse niba bishoboka bayobye n'intore z'Imana. Matayo 24 umurongo wa 24. Hari uburyo butatu umwanzi akoresha ayobya abari mu isi. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 2 umurongo wa 16 haravuga ngo ibiri mu isi yose, ibintu biri mu isi y'ibyaha, isi yo mu mwuka w'ibyaha, ikorerwamo n'ibintu bigera kuri bitatu: irari ry'umubiri, irari ry'amaso, no kwibona ku by'ubugingo. Niyo mpamvu Imana idusaba kuba maso kandi tugahagarara dushikamye, kuko Satani ahora azerera nk'intare yivuga ishaka kuyiconshomera. Urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero igice cya 5 umurongo wa 8 n'uwa 9. Mwirinde ibisindisha mwe maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka kubaconshomera. Mumurwanye mushikamye,
kandi mufite kwizera gukomeye, muzi yuko bene data bari mu isi muhuje imibabaro. Abantu benshi bari mu butware bwa kamere baba barashyizweho burya bafite ibimenyetso ariko bitagaragarira abantu baba mu butware bw'ibyaha, baba bari mu madini cyangwa batayarimo, burya bafite ibimenyetso. Ikimenyetso cya mbere ni ikimenyetso cyo mu ruhanga. Ikimenyetso cyo mu ruhanga gisobanuye gukora ibyaha ku mugaragaro udahisha, mbese warakuyeho abantu bose bakaba babizi gukora ibyaha utirwa wihishahisha. Ikimenyetso cyo mu kiganza kivuga kubikora noneho wihishe. Ibi bimenyetso abantu benshi barabigendana, abantu benshi harimo n'abayobozi benshi babigendana b'amadini, b'abanyacyubahiro, ariko bakagendana ibimenyetso. Iyo bitari byagaragara kiba kiri mu kiganza, ariko iyo bakuyeho bagashyira ku mugaragaro kiba kiri mu ruhanga. Ikimenyetso cy'Imana ari nacyo gikuru ni ikimenyetso cy'umwuka wera. Kwegera Imana rugasengera kenshi mu mwuka no mu kuri bituma ugumana icyo kimenyetso cy'Imana muri wowe, bikakubuza iyo uwomatanya n'Imana, bikubuza gukora ibyaha haba ku mugaragaro haba no mu rwihisho, ugakiranukira ahiherereye n'ahagaragara, haba mu ruhame ukaba umukristo, haba ahantu hatagaragara nabwo ugakomeza ukaba inyangamugayo. Ubwo ngubwo nta kimenyetso cyo mu ruhanga cyangwa cyo mu kiganza uba ufite, nta kiba kikugaragaraho. Tugomba komatana n'Imana buri munsi kandi tugasenga Data wa twese tugira tuti ntuduhane mu bitwoshya. Reka nsoreze aha, ubundi mubane n'Imana. Yari mwene so Pastor Mboniga Bernard.